What's up my people, ni JC nk'ibisanzwe umuji w'abanyarwanda, Mr Mike Next Dream Boy still Mr Humble. The reason why JC ubu rero reka ntungure wa muvuzi gakondo kanani inkono, reka mutungure kabisa, ngende ndebe ibintu akora uko abikora nawe nuko abigenza. Ngende nitwa JC, ntukureho amaso, reka turebe. Si ibintu ndabonaga ari ibintu mbona ugenda uvangavanga, ugenda komanga, uzunguza, si ibi ni ibiki? Hano dukora ubuvuzi gihanga, dufasha abantu bose bafite ibibazo by'uburwayi, ariko namwe mukunda gutungura abantu kandi bitari ngombwa. Buriya ngewe nkunze gutungura cyane kubera yuko ndabikunda. Hari igihe umuntu aba akora ibintu ariko nyine hari abantu benshi bataramenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu ngewe niyemeje kugutungura muri iri joro kugira ngo menye ibi bintu si bikurute, umuntu bikoreye se bigenda bite? Urabona ashaka kuba warabuze urubyaro, cyangwa se bakwiba, cyangwa se mu rwabo umwiryane. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Cyangwa se hari umuntu bakugiriye nabi, twe twanga abarozi tukanabanga cyane. Niyo mpamvu umuntu baroze turamufasha agakira. Ariko ibindi urabona nk'ubu ngubu musanze hari ikaye mfite imbere yanjye, nari ndiho mfasha umuntu uri hanze ari wamamagaye, ndiho mbaza ababyeyi ko bemeye ko igitambo cyabo bacyemeye. Urabona ko izi ni inzoga z'ababyeyi babohereje. Izi ni inzoga z'ababyeyi babohereje. Iyo bazohereje rero mbanza kubaza ababyeyi, ariko ubu bamaze kumwemerera. Uyu muntu bari baramuroze ibintu bijyanye n'inyatsi, arakora aracuruza niyunguka bikoyoyoka, kandi umurwa kuhaka umwiryane. Ariko ubu ngiye kohereza ihembe, rirajyayo. Ihembe ryacu ryambuka imipaka rikajya hanze y'ibihugu no mu Rwanda hose rigakemura ibibazo. Ihembe wohereza nayo ndi kubona aho ngaho se? Iri hembe baryita ihembe ry'ikiragi. Ibyo uri kubona iri ni ihembe nohereza mu gihe cyabaye ngombwa ko ufite abanzi, baryita ikiragi. Ihembe rifite agaciro. Niyo baba barakuroje mu mazi ribikurayo, niyo baba baratwaye imyambaro yawe rikurayo byose. Ukuvuga ngo iri hembe riramfasha cyane ku babyeyi. Iyo ababyeyi mbabajije bagashima, ufite ikibazo cy'abakuroze nohereza ihembe, baraguteje ibisazi cyangwa se barakuroze biterwa n'irindi ryitwa ikiragi. Naho iryo rindi iri hembe naryo naryise imbangukira kunesha. Rinesha abagome rikanesha abagambanyi. Urabona ni nk'imanga. Umunsi umwe uzagaruka ununguye, nzabwira inzoka yanjye ize igusuhuze, kuko nayo tuba tuyifite. Ariko kuko nakwemereye n'ababyeyi bakakwemerera, nyuma yo kuguha ikiganiro nta kibazo. Ubu ngubu ese ubwije ntago yarya? Oya, iragusuhuza gusa. Isanze uri nk'umwanzi uje kutubangamira nibwo byaba ikibazo. Ariko nabwo uje hano rino hembe ryanjye, iyo haje umwanzi hano ndabimenya, riraka, cyangwa se hakaza umuyaga mwinshi itamenya ko hari umwanzi uje. Iri ngiri narikubwiye. Noneho hagakurikira iri hembe ku bantu babuze urubyaro, nkoresha rino hembe, baryita umugimbe. Ku muntu warwaye baroze kumuzingura, cyangwa atabyara, cyangwa se ahora atwanda zikavamo, ndabikoresha. Ihembe ndarikoresha, rifite byinshi kuko ababyeyi baramfasha. Iyo ndi kubahamagara baruvugiramo bakambwira ibyo ngomba kugukorera. Tuvuge nk'ubu muntu ushobora kumuvugisha, ubu umuntu ushobora kumuvugisha akavuga bikumvikanira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo iyo bakugiriye nabi ukaza hano, mbasha kugushika nkurishije iri hembe. Ngagushika nyina waje kureba uwamugiriye nabi, turamushika abasha kuvuga, akanamubona akavugana. Gushika no kuvuga iki? Uramukurura n'amaboko? Oya, bishatse kuvuga ngo ni ihembe dutongera rikamukwega hari hose. Ashobora kuba yakwibye akava hano akajya za Bugesera, akava hano akajya za Kigali, akava hano akajya mu Burundi. Turamushika
uko tumushitse bya bindi yatwaye ahari arazenguruka twe twumva amajwi ye ariko ahari abyigana no kuza azana ibintu ariko hari tumaze kumushika ari kuvuga ibyo yagiye akora. Okay, njyewe nitwa JC, iyi ni Umutaka TV, ndi kumwe na muganga. Muganga ndetse muganga watangiye ryari ibi bintu ubimazemo igihe kingana iki, umaze gufasha abantu b'ingeri zose cyangwa ibi bintu bimazemo igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo ibi bintu maze imyaka hafi 3 cyangwa 4 ariko n'umurage nako nasigiwe n'abakurambere. Mu mazina ukoresha cyangwa amazina uzwiho cyangwa amazina yawe bwite niyo ukoreramo ubuvuzi cyangwa uvuga ngo wa mwana we rero iyo turiho dukora buno buvuzi tugira amazina abenshi banzi twumva ngo Sarongo, twumva ngo Nde abenshi banzi ku izina rya Kanani Inkongoro. Ni amazina ababyeyi bansigiye ariko nkaba n'umuvuzi wo mu Gisaka cya Kibungo. Aha, tuvuga umuntu aramutse afite ikibazo cy'uburwayi busanzwe butazwi izina, ufite kuba wareba ukamenya ngo urwaye iki ngiki cyangwa nuko akubwira ibimenyetso ukahita wumva indwara? Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twebwe urinda kutubwira ibimenyetso. Twebwe turagusuzuma, tuba dufite umuti usuzuma iri hembe nk'uko nabikubwiye, rikora byose iri ngiri ubona rikanasuzuma. Dufite n'undi miti hano, hari umuti uyu muti uyu nguyu iyo ngusize ndawuvanga nkawuvanga n'uyu muti urimo hano, namara kuwuvanga hano mfitemo umuti nkuramo hano uriho urawubona. Ni ukuvuga ngo uyu muti wanyanyije ku kintu runaka ku ntoki zawe cyangwa se nkagusiga hita ababyeyi bambwira ibyo byose nta na kimwe uvuze. Twe turagusuzuma nta na kimwe uvuze byose bikaza. Aha, hanyuma ku bijyanye na birambona muri kiriya gikombe kindi ibyo ni okay, uyu ni umuti wasiga abantu babuze urubyaro ndawuguha ukawurigata n'inzoka iraza. Imaze gusuhuza mbanza kuguha umuti wabuze urubyaro barakuzinze. Uyu muti ndawuguha ukawisiga mu ntoki ugasiga no ku nda, bimfasha kugira ngo mbone ibyo aho bakuzingiye n'ibyo bakoresheje bigatuma nkuvura bikarangira. None se ako kantu nabonye kabisinzi niba ari iki? Niba ahangaha harimo amavuta y'intare. Amavuta y'intare. Aya mavuta yadufasha ni iki ngiki. Iyo uje ako kanya barakuroza inyatsi, hari undi muti tuvangamo bita Rwangamazimu. Uwo muti iyo tuvanzemo tukawuguha ahita amenya inyatsi aho yaturutse. Ushobora guturuka mu muryango wawe cyangwa se kubanzi wawe cyangwa se ukabucuruza nibikunde, ariko ari umuntu wakugiriye ishyari akaza akaba yahahira mu iduka ryawe, rya duka byarangira agasiga atema umwayoko. Nibyo nkora rero. Ibyo bintu urabivura se? Ndabivura cyane. Ndabivura bikarangira kuko ni benshi. N'ubwo umuntu ngo yari kumusanza hari benshi bavuye hano. Wifuza rero kuba watera imbere mu byo ukora byose ndetse no mu byo ushaka kugeraho. Ntabwo uratubwira amazina yawe, watubwiye Akanani Inkongoro. Njyewe nitwa Kanani Inkongoro. Kanani Inkongoro. Umuvuzi gakondo kandi umuvuzi gakondo gihanga, nitwa Kanani Inkongoro. Wagushaka yagusanga he? Unshatse akenshi icyicaro cyanjye kiri Isake. Unshatse wansanga Isake, uhamagaye waba uri mu diaspora, waba uri i Kigali, waba aho waba uturuka hose wansanga icyicaro cyanjye kiri Isake. Ndabona rero ibindi bintu mbona mu macupa. Biriya nabyo ni umuti se? Oya, iyi ni ukuvuga ngo iyi ni inzoga y'ababyeyi. Iyo maze kuvugana nawe ni inzoga y'ababyeyi mbana basomaho, noneho iyo ndiho ngufasha. Iyi ni inzoga y'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo izi ni inzoga baba baje gutura ababyeyi mwasanze abantu bamaze kuhava, nizo bazanye n'amafaranga. Nibyo. Naho se biriya bindi mbona mu gicupa sinzi. Ariya mazi ni amazi dutera abantu. Harimo umuti ushaka kubona nk'amazi ko ni umuti w'amashaba, cyo bita amashaba. Ni muyazi amashaba? Hari ukuntu ushobora kuba waravutse ariko wavuka iwanyu ntibabanze kuguhesha twavuga umugisha wa kibyeyi, ukaba wajya mu ishuri wakiga ubwenge bukabura.
waba uri gusoma wakorera gusoma neza, rimwe na rimwe ukumva umutwe urakurya, rimwe na rimwe ukumva mu nda biranze. Iyo tuguhaye uriya muti tuba tugutsiritse, turagutsirika, ibyakurikagaho byose, abakurogaga n'ibyakoraga byose ntabwo byongera kukubona. Mu abantu bameze bate, babana cyangwa umuntu wese? Ni ukuvuga ngo wowe iyo uje uri kwisuzumisha tukabibona, kuko iyo wageze hano kwa muganga akananinkongoro tubona byose, nibwo tukubwira uburwayi bwawe ukabwivuza ubuzi. No muntu wese wavutse gutyo ababyeyi ntibabikore. Ku bijyanye n'amafaranga ntacyo tubivugaho, wenda we muvugana n'umuntu. Iyi kayi se mbona wasizeho ibintu iyi kayi nakubwiye ngo ni umuntu, uyu muntu yari ahantu mu gihugu cya Kongo twavuganaga, bamuhaye nimero, undi muntu afashije ambwira amazina ye, abona afite ikibazo cyo gucuruza niyunguka. Noneho umuntu ayimaze kumukorera, ndebye ubu ngiye kohereza ihembe mu kanya gikiranye nk'uko nabikubwiye, rikajya gusukura ku rugo kuwe, akazaza mu kindi cyumweru aje gushimira. Iyo aje gushimira yitwaza amafaranga, murayavugana cyangwa ari bwiriza? Ntabwo twe tuvugana amafaranga, bitewe n'ibyo twagukoreye. Wowe twe ntabwo tuguca amafaranga, kuko ntabwo turi gucana amafaranga, ahubwo hari icyo bita ishimwe. Habanza kuba amafaranga yo kugusuzuma, tukugusuzuma gusa ibihumbi 10, twamara gusoma twabona ibyawe tukakuvura n'amafaranga yandi. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukira wowe utuzanira ishimwe. Kari akantu kavuga ngo nimba kavuga gute? Akangaka ni impuzu z'abakurambere dukoresha, cyangwa se inzuzi niko muzita. Iyo tugera gutya bahamagara abakurambere warwaye, babasha kwitaba tukavugana. Ni ukuvuga ngo iyo ndi kubahamagara agiye ntabwo mvuga, bo barakomeza bakambwira byose ibibazo by'umuntu afite. Aho waba hose waba uri hanze, niyo aho uri hose ako kantu kazunguje uhita ubona iby'uwo muntu. Oya ntabwo aho ndi hose, birashoboka ko waba ufite ikibazo ndi buzi wawe, ariko sinza iyo ndi hano mu ndaro z'ababyeyi. Aha ukazunguje umuntu uri kukazunguriza uhita ubona ibye byose? Ndabibona byose. Uhita unabyumva? Ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyumva, ahubwo ababyeyi bahita babimbwira. Aha, urakoze cyane ku makuru uduhaye.